ukuntu kuri njye bisona umeze nkaho ushaka kumenya ikizanjyana ariko icya mbere nuko nzajyayo. ngira ngo bijye ufite iby'iwacu hano ahari ngewe pari yo kuvuga ngo bino bintu ni n'akazi ndanabyikundira nkunda kugaragara ku rubyiniro niba waragiye ukurikira stage zanjye. urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi ntubona naribonye kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu. ntabwo ari ibintu ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye. abakunzi ba Kenya Travel barabizi, ni nka gahunda ya leta sibyo. buri muhanzi wese navuga ngo inzozi aba afite cyangwa se ibyishimo bye n'ugura n'abantu be gusabana n'abantu be, so hari byinshi byiza byagezweho byo kwishimira. Cyambere nahera mu gushimira ELP kubwo icyizere n'ubushobozi bagiye kumbonamo kuri iyi nshuro. Ariko kuri iyi nshuro ibitaramo bimwe na bimwe uzagaragaraho. kuwa gatandatu utaha kuri 31 nibwo tuzaba dutangiye iki gikorwa nyirizina iyi festival. Ku nshuro yawe noneho dukomeze no mu yindi mijyi aho tuzakurikizaho Gicumbi, ahazaba ari ku itariki 7, hagakurikiraho Nyagatare tariki 14, hagakurikiraho Ngoma kuri 21, hagakurikiraho Bugesera kuri 28, tukajya i Huye ku itariki 5, tukajya i Rusizi ku itariki 12, tugasoreza i Rubavu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Urumva ni urugendo rurerure ruzamara amezi 2 dususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda. Igihari nkizana bambazaga ngo mu dushya tuhereye bashaka amatsiko. Icyambere nuko nkuko mubizi tugerageza guteza umuziki nyarwanda imbere dufatanyije namwe, dufatanyijwe n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo music yacu ahiri ubu ngubu yongere igere ku rundi rwego, kandi tukanifuza dufatanyije n'abafatanyabikorwa ko music yacu iri ku rwego rushimishije, ariko iracyafite urugendo, aribyo twese dufatanyije itangazamakuru, abahanzi, ibigo bitandukanye by'abikora ku giti cyabo, inzego za leta, ubuyobozi bw'igihugu, bose mubona ko bari gushyiramo imbaraga kugira ngo umuziki wacu ugire icyerekezo mu ruhando mpuzamahanga. Tuzagerageza gushimisha abanyarwanda muri rusange. Umwihariko urimo muri MTN Iwacu Muzika Festival powered by Primus ni uko iyi festival ifite umwihariko yuko niba mwumvishe uturere twose tuzajyamo nta Kigali irimo, umwihariko wayo ni festival igenewe imijyi cyangwa uturere dutandukanye tw'igihugu, kuko
bahafite abakunzi benshi. Hari n'ibindi bikorwa turi guteganyiriza mu mujyi wa Kigali, ariko iyi tour izajya ituwaringa buri mwaka hanze y'umujyi wa Kigali. Bivuga ngo bizafasha n'abanyarwanda kujya basusuruka bajya mu yindi mijyi itandukanye y'igihugu. Tukaba twifuza n'abafatanyabikorwa kugira standard y'igitaramo cyuzuye, uvuga ko aho yabera hose yujuje iby'igitaramo cyabera i Kigali. Umunyarwanda wese ahari ashobora gukurikirana event, akaba azi ko uko abona Bwiza, Dani Nanone, Bruce Melody, Keniso n'abandi. Nk'uko arabivuze, twishimiye kongera kuba hano hamwe na EAP ndetse n'umufatanyabikorwa wacu stakeholder ariwe Bralirwa we dufite aho duhurira nk'abacuruzi, ariko uyu munsi turi hamwe kugira ngo twongere tugire icyo tuzana muri industry ya muzika mu rubyiruko ndetse no mu banyarwanda bose muri rusange. Joseph yaravuze ko umuziki nyafurika utangiye kuyobora ku isi, n'u Rwanda rukaba rutarajya kure rutangiye narwo kuyobora ku isi. Nicyo gihe cyo kongera kwerekana aho u Rwanda rugeze n'abahanzi. Avuga ati ni agahe agashya ni uko abahanzi mwabonye ubushize ni aba ngaba, ariko bazakora ibirenze ibyo bakoze ubushize. Twe nka MTN gushyigikira nta kindi, aho tuvana ibi ngibi, ayo mafaranga aho tuyavana ni muri yandi yanyu y'amayinite twongera twabona uti muri make twabonye, reka twongere dufatemo make, twongere dusubize abanyarwanda muri urwego rwo kwishimana. Hateganyijwe byinshi. Umwaka ushize twagize ibikorwa bitandukanye hejuru ya muzika, hejuru yo guhura n'abayobozi, twateye ibiti kugira ngo tuzasubira kureba niba byarameze, ariko twizere ko byameze. Uyu mwaka naho turateganya ibindi. Ibi byose ni ukugira ngo tutajya kwiyereka gusa abakiriya cyangwa abanyarwanda muri rusange, ni ibihe bindi bigo berekane icyo gikorwa cyaba umuntu ariho ya empowerment yavugaga. Tuzatanga iki, tuzafatanya gukora iki, byose ni ibintu tuzagenda tubagezaho. Rero ni igikorwa twishimiye, tuzajyana na Primus. Ubwo hongeye hahiye noneho nk'uko babivuga. Ubwo icyo dusigaje ni ukugira ngo twese tuzamure amapantaro tugende dukata umuziki. Ibiteganyijwe rero bidasanzwe nta kindi, ni uko ibyo bidasanzwe muzabisangayo. Murakoze. Hamwe na MTN, nk'uko mubizi, Primus nicyo kinyobwa cya mbere, niyo byeri ya mbere yaje mu gihugu imyaka 65 ishize, ariko muri iyo myaka yose twahoze tubaha imyidagaduro, dusapotinga music nyarwanda. So niyo mpamvu twongeye tukagaruka muri iwacu muzika kugira ngo dusapotinge umuziki nyarwanda. Turi kumwe n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu, kubw'umwihariko twaba turi kumwe na brand ambassador wacu Bruce Melody. So ni ikintu twishimiye cyane kuba turi part of this event. Kubw'umwihariko kandi ubu noneho turimo turakora outlet activations cyangwa promotions mu gihugu hose, nk'uko Joseph yabivuze. Mu ntara zigiye zitandukanye tuzakoramo iwacu muzika, tuzagira dukora promotion mu bubari, kaba kazatsinda kakagirirwa amahirwe yo kwakira brand ambassador wacu Bruce Melody kuza agahura n'abafana be umunsi umwe mbere y'igikorwa. Ariko bitabujije ko n'izindi outlets cyangwa ubundi bubari bucuruza Primus tuzaza mu gikorwa nyacyo tugacuruza inzoga ikunzwe cyane, ariko tukanagurisha n'ibindi binyobwa bidasembuye. Ariko kugira ngo dukomeze partnership yacu na MTN, ibinyobwa byose bizagurishwa uwo munsi tuzaza dukoresha MTN Momo Code cyangwa MTN kugira ngo twishyure. So nta cash izaba yemewe, ariko iyo ni mu buryo bumwe twafatanya na MTN kugira ngo twese hamwe duteze imbere umuziki nyarwanda. Murakoze. Session y'ibibazo turahera hano imbere, bitatu bya hano imbere, Shampi, Akayez, Mukama n'umuvandimwe hariya. Ni MTN Wacu Muzika Festival powered by Primus. Twatangira na Ivan tugakomeza kuri Patrick. Murakoze. Nitwa Ivan Etienne, mfite ibibazo bibiri, kimwe ndakibaza MTN, ikindi ndakibaza EAP. N'abahanzi baraza kunganiraho, baragira icyo basubizaho mu ijambo rimwe. Ikibazo cya mbere mfite kuri MTN, baruze ko amafaranga mushora ari yayandi n'ubundi muba mwakuye mu bakiriya, kandi mu minsi ishize twumvishe ko mwagize igihombo cya miliyari zigera ku 10 zirenga.
ese ubu noneho ubwo ntibizarangira buhombye nka 20 cyangwa 30. Ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza EAP, ese gukomeza kujyana abahanzi mu ntara bakaririmbira ubuntu, hari ababivugira mu macamakama bati ibi bintu kwica izina ry'umuhanzi nibyo bituma badashobora kuba bajya mu ntara ngo bategure ibitaramo byabo bwite. Nicyo nifuza ko n'abahanzi nabo baza kugira ikintu bagenda babivugaho mu ijambo rimwe. Ubundi mwebwe mubitekereza mute, kuki mudashobora kugenda mu ntara mutegura ibitaramo byanyu bwite mwishyuza amafaranga, muzajya mutegereza ngo babajyane kuririmba ubuntu gusa? Igitekerezo mwagize ni cyiza cyo gutangira gutekereza uburyo mwakwishyuza, ariko mubivugaho iki mbere yaho? Kuko hari abagiye babivuga kuva na mbere za Guma Guma zigihari, murajyana abahanzi, amabrandi yabo bari kwangirika. Ni izihe mpungenge mwatumarana cyane ko ari urugendo rwo kubaka muzika nyarwanda nk'uko mwari mubivuze? Murakoze. Ntabwo muzakundana mu nyungu gusa, tunahomba n'ayo make tuzayakoresha mpaka tujyane. Igikuru ni uko bitazima, hari ibyiza ibibi, kandi ibihe bihora bisimburana. Ubwo kiriya gihombo kiragaruka, kuko ntabwo nimwe mwakiduteje, niko biteye, birongera bizuke, ariko dukomeze. Dutakaze miliyari 10, dutakaze n'abahanzi, ubu turasigaranye iki? So muri bike dufite turajyana, dukomeza guhomba, tuzahombana namwe, kuko nimwe mutugize ntabwo twigize. So nta gikuba cyacitse bibaho muri business, mu bahanzi bibaho, uti kumaze imyaka 2 udasohora indirimbo nuko nguko. Ariko icyo nakumenyesha ni uko umutima dufite niwo wibanze kuruta by'amafaranga. Rero muri ayo ngayo tukibona turayasaranganya, nakwizeza EAP ko ntabwo tuzagashira. Murakoze. Murakoze ku cyo wari uvuze cy'umuziki w'ubuntu, nagikomejeho tugitangira. Gutegura igitaramo kinini mu ntara ni ibintu byo kwitondera. Hari ibyagiye bikorwa n'abantu bito, ariko ibi ni ibitaramo bibera ku masitade, ahantu hagutse, ahantu hagari. Hari byinshi byo kureba. Niba dushaka gutegura igitaramo gifite iyo standard ya event nini, mu ntara irabera hehe, hari ibikorwa remezo biri kubakwa, hari ibiri gutunganywa, hari n'icyo bigenda bisaba kugira ngo ubashe kubikoreramo. Ibyo byose ni urugendo turi kureba. Ikindi ni ukubaka ubushobozi bw'umuturage gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo ese mwamuteguje bingana iki kugira ngo yumve yuko noneho icyo kintu kije agikeneye, agomba no kucyitabira. Ariko nibyo nahereyeho umwaka utaha, biri mu biganiro, ni gute event yagiba ikaba nziza, ikaba nini, ariko n'abantu bishyuye. Ndakwizera ko umwaka utaha dushobora kujya muri event itandukanye n'izo twakoze imyaka ishize. Yabo ni nk'uko nawe utikamera, buri muntu wese agira uruhande abasha gukoreramo. Tugira abapromota, twumvikane ngira ngo tugira abapromota, kandi niko kazi bakora, badufasha gutegura ibitaramo, kandi noneho banadufasha kugendana n'imiterere n'imimerere y'igihugu cyacu, ibikorwa remezo n'abafana bacu. Rero abapromota tubakuremo, tubashyire se ko ari wo mwanya bakorera mu business. Twe turabahanzi, habaho n'abashinzwe gutegura ibitaramo, bidakwiye ko tudashobora kwikorera ibyacu, ariko iyo ubona ukeneye umupromota muregerana mugakora business. Kandi iteranyuma ry'umuhanzi cyangwa se gusubira inyuma k'umuhanzi na brand ye ni uko yaba atabasha gukorera amafaranga, ariko igihe byaba biba hakagira ikibivamo, nibaza ko biba biri kugenda. Wenda ntibiragera aho twifuza, ariko aho turi naho ntabwo ariho twari turi kera. Murakoze. Impamvu ndi hano ni uko iyo bya gakondo ushobora kuba narabyibanzeho cyane ahari, nuko byitwa Iwacu Muzika Festival. Iby'iwacu nyine ngira ngo ni ibingibi bya gakondo, ahari barabirebye basanga
ngomba kuba ndimo ngira ngo ariko ngira ngo bijyanye n'ufite iby'iwacu hano ahari. Murakoze. Icyambere nahera mu gushimira ELP kubwo icyizere n'ubushobozi bongeye kumbonamo kuri iyi nshuro. Icya kabiri no gushimira abaterankunga bakomeje kugira icyizere mu muziki nyarwanda cyane MTN Rwanda ndetse na Bralirwa. Ku cyo Akayezu yarambajije uburyo niyumva, of course ndishimye kwibona kuri no line-up y'abantu bakomeye gutya baba bakoze cyane. Si uko bandusha kuko nanjye ndi umwe muri bo bashoboye kandi bakora byiza benshi bakunze kugeza ubu. Rero kuba ndi umukobwa njyenyine mbashe guhagararira abandi this time ni ibintu binteye ishema n'abafana banjye muri rusange, kandi nzi ko nzabikora neza. And wenda ikindi nakongeraho ni uko njye nabonye bitagaragaye neza tubize kwikoresha akanama na bagenzi banjye, maybe next time hazabe hicaye umugabo. Mwakoze. Ukuntu kuri njye bisona umeze nkaho ushaka kumenya ikizanjyana, ariko icyambere nuko nzajyayo. MTN wacu na muziki yanjyana, Bralirwa yanjyana. Icyambere nuko mpura n'abantu banjye kandi nkaba muziki uko bikwiye. Hari igihe dupanga gahunda ariko ni byiza kwegerana n'abandi tukagira uko dukorana, gusa intego twari twihaye tukayigeraho. Yewe na mbere y'ubu nazengurutse muri campaign n'ubu nsubiyeyo. Ubu rero noneho nsubiyeho mfite umwanya, sinibaza ko nzakora tuwe ebyiri uyu mwaka, ariko mfatanyije n'abo turi gukorana ngo na ELP, MTN ndetse na Primus, ibintu bigiye kugenda neza. Ndibaza ko bizagenda neza. Urakoze. Nk'umuhanzi ikintu cya mbere nzajyana n'umuziki kubera ko ariko kazi nkora ku muziki, ariko nk'uko bivuze koko ibitaramo naherukwagamo binini mu ntara wenda bisa nk'ibingibi ni ibya Primus Guma Guma. Urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi ni ubunararibonye kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu. Ikindi kandi nanone ni uko naragutse kuba hari ibyiyongereye nyine kuva icyo gihe kugira none aha nagiye ku ishuri ni ku muziki. Hari imiziki ifite myiza igezweho, hari ubuhanga, hari byinshi. Navuga ko abantu bagiye kumbona bundi bushyashya kurusha uko bambonaga mbere, kandi noneho bizaba ari byiza kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize. Murakoze. Ndabyishimiye ariko n'ubundi ntabwo ari bishyashya. Ndabizi ko duhora dutarama, iyo mwumvishe iryo ijambo muri ibi bitaramo muba mubizi ko ari ugutarama n'ubundi mu busanzwe. Ngewe pari yo kuvuga ngo bino bintu ni n'akazi, ndanabyikundira nkunda kugaragara ku rubyiniro niba waragiye ukurikira stage zanjye aba hahiye cyane. Nta kindi rero no gukorana nyine umutima ko ni akazi no kongera kwegera abantu bacu kubera ko hari haciyemo igihe kuri ngewe nakeka ko atari na kinini cyane, ariko ku bantu bacu bahora bakurikirana ibikorwa byacu murabizi ukuntu abanyarwanda bari kugenda bakunda umuziki wacu, bahora bishimira kuba babona abahanzi umunsi ku wundi. Ni igihe cyiza rero cyo kongera guhura nabo no guhuza ibyishimo tukishima muri rusange. Urakoze. Urakoze cyane. Ntabwo ari ibintu ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye. Abakunzi ba Kenya Travel barabizi, ni nka gahunda ya leta, sibyo? Reka dutegereze Musanze aho tuzatangirira nabo ni ingagi, nanjye ni ingagi. Twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashanje bayishiwe, ni gahunda ya leta, sibyo? Kandi no kumenya fan base yacu uko imeze n'uko iteye, ntabwo tubyuka mu gitondo ngo twigana abandi kuko ntituri bo. Turi abanyarwanda bafite industry y'umuziki ikiri kwiyubaka, ikiri ntoya. Tugerageza rero kujyana nayo kugira ngo uko bishoboka ariko tubikora, ariko bitabaye ibyo wabona nkawe waravukiye mu ntara ugahita uzi Kigali, ubu zindi tujya mu ntara ntituzakubura. Rero uko bigushobokera niko akazi gakoreka, kandi ntihagire ibyangirika. Abafana bacu tukabageraho ko abenshi wenda rimwe na rimwe usanga nta n'ubushobozi bafite. Niyo mpamvu nshimira na ELP yatekereje ko nka VIP wenda bashobora kuyishyuza. Mbere byari ama-invitation ahari, ariko uyu munsi abantu batangiye kwishyuza. Ariko uzacunge ko ibyo bintu twabigerageza i Kigali.
ntabwo bishoboka kuko tuzi ko i Kigali abafana bacu hari uko bameze, sinzi niba bisobanutse. Hanyuma rero umuhanzi uza ku rubyiniro gutya ntabwo aba yahaziye ubuntu, ntabwo EAP turi inshuti cyane, baba babizi ko ari akazi, ntabwo ari ngiri kwivugira gusa na bagenzi banjye barabizi, ni naho abaterankunga baziramo kugira ngo n'ako kazi kacu kagire ikikavamo. Murakoze. Yego urakoze cyane. Ku kibazo wari ubajije ngo cyo kuba ngo harimo abaraperi bake, niko wari ubajije ra? Nkeka ko atari ikibazo. Icya mbere ni umuziki tuba dushiriye abakunzi bacu bari hirya no hino mu gihugu. Nk'uko umupapa aba yabivuze, Bubu ntabwo twese ntabwo yatubonera time ngo twese tube duhari. Ushoboye nyine aragenda tu, niko biba bimeze. Kandi ntabwo ari njye muraperi njyenyine urimo, harimo na mukuru wanjye Dani Nanone. Ndumva ariko bimeze na Chrisizi. Harya warubajije iki? Wakiriye gute kongera guhura kwa The Ben umuvandimwe wawe ndetse na Coach Rere? Oya, kuko batazaza muri Iwacu na Muzika tuzabivuga ubundi, ibyo ntabyo nakiriye. Urakoze cyane, igitangaza ntabwo ataba yangize. Urakoze cyane. Tariki 31 ngira ngo hari igitaramo cya Masambi Ntore kandi birimo uwo munsi, ngira ngo ahari sinzaba ndiyo mu ntara, ariko kuko ngira ngo byavuzwe kera, ariko papa wacu Bubu arabizi n'abandi bose barabizi, ariko nzaboneka mu bikurikiraho ngira ngo. Mubarire narangayo gatoya bakongera ukambaza ibanga uri gukoresha mu muziki wawe kugira ngo ukomeze kugaragara kuri liste ya MTN Iwacu na Muzika Festival, ndetse n'igiteganyiriza abafana. Reka nongera kandi ndetse n'igiteganyiriza abafana kuko n'ubuhanzi batarategura ibitaramo nakita byabo ku giti cyabo, giteganyiriza abafana kuri icyo ngicyo. Icyo neganyiriza abantu banjye akaba ari cyo meramo. Buri muhanzi wese navuga ngo inzozi aba afite cyangwa se ibyishimo bye no guhura n'abantu be, gusabana n'abantu be, so hari byinshi byiza byagezweho byo kwishimira, unazagenda creating uburyo butandukanye byo kubwishimira. So kuba ndi muri MTN Iwacu na Muzika Festival deja ni ikintu ndi kubateganyiriza, so turishima cyane. And ikibanga mbajije naba nkubeshya ngo rirahari, kuko icyo nyereka ko nawe nkuriyeho na mushiki wacu bwiza Bushari, Big Brother Bruce Melody, nyega ko twese tugarutsemo no gukora cyane, no mugisha w'Imana nyine zikavuga ati gendere nta cyihishe inyuma kabisa. Bushari ikibazo ku kibazo rambajije ngo kiragira iki? niba hari surprise cyangwa se ikintu uteganyiriza abagenzi bawe, kujyanye na bagenzi bawe batagaragara mu bitaramo cyangwa se muri icyo nakita kinyafurika, niba bazagaragara cyangwa se ikintu uteganya. Bishaka guhita umara amatsiko abakunzi ba Kenya Trap, sibyo? Ikintu nakubwira, bashonje bayishiwe bajye bahagerera ku gihe, bakurikirana stage neza, ibintu byose. Abafana bacu nibo ba boss bacu, nta kintu wabima. Bashonje bayishiwe. ku cyo warubajije cya The Ben umuvandimwe wanjye cyane, ariko mu kumara amatsiko ntabwo twavuganye, ntabwo nigeze mvugana nawe, turahura tukaganira, ni inshuti yanjye cyane.
ariko muri iyi porogaramu ntabwo twavuganye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ku bijyanye n'aba MC n'aba DJ na bande, iyi ni press conference yari igenewe gutangaza event n'abahanzi bazayitabira. Buri munsi muri communication hari bizatangira gusohoka ejo nanone, harimo kumenya aba MC, kumenya aba DJ, kumenya bande n'ibindi bigiye bitandukanye. Nabo muraza kubamenya ejo cyangwa ejo bundi. Ku by'akazi twabiganiriye inshuro nyinshi, nibyo kuko ntakibeshye, ariko kuri iyi nshuro ibitaramo bimwe na bimwe uzagaragaraho. Reka nanjye nunge mu muryango natwe tuzagenda buri gace tuzajyamo dufite ofa zitwa iwacu, mureke muzazumve nazo hageze kuko nazo hageze, ariko turazifite tuzabashira. Urasubijwe.